Kiramani umunsi wa mbere muhura byagenze gute kugira ngo joining urwenya? Umunsi wa mbere twe turi gukora boro mu Biryogo ahantu bakorera mu muhanda wa kaburimbo, ahantu bakorera mu kubisima. Yego sinzi uhazi. Ndahazi. Kubisima ahantu bakunda gukorera niyo twe turi gukinira. Turi gukina ari ukuntu buriya kuri set ukuntu mugero warabizi gukoresha n'amavideo y'indirimbo. Ari ukuntu ugenda wasanga abantu benshi mwakenera umuntu atari mutaye mwana mupandika gamuga ati ibintu bitukubita akakana. Nibo ubishaka leta ajyamo. Kiramani rero twe tubikina boro bisaba gusheta amafaranga. Nyine by'umuntu bamushetinga kuri sport. Ari muri abo bantu ko yakoreraga kubisima. Ngari umudijba yarabanyuga. Akora kubisima dukenera umuntu ushyira amafaranga ati chese yangaya akora. Turabaza hano muri ufite amafaranga ngaho. Tuvuga ati ngiye amafaranga yinda afite. Wagize suyashyiraho. Ntaribi abagiyemo agira yashyiraho. Hiraho ngaho urumva aho ngaho tayari kwari tugize. Usamuka tuganira nk'abantu nk'umuntu bakoranye, atandukanye n'umuntu utakoranye uri aho ngaho. Tuganira ambwira ati nanjye ibintu nshaka kugira. Kiramani nongeye kumamagara mukoresha muri boro za gisirikare kwisura ye. Ukuntu ameze Kiramani n'ukuntu yarabe physically yashyiro kakagofero gahinnye gutya wabonaga ko akica n'akajisho n'akajisho wabonaga ko umusirikare birahita bivamo. Yego nuko nguko nahise mugira muri role ya gisirikare ajya abakeneye za gisirikare n'iz'ababyeyi. Yes mwese dukorana muri timu ya Kiramani mwese muri ibyatsi. Ushobora guhita wibaza utese aya magambo Mitsutsu ari kuvuga gutya ari kubiterwa n'iki? Dore aho byahereye ni mu bukwe bwa Nana. Uri Kiramani akajya acira abacira isiri ababuza ko nagira icyo mvuga ati muramenye murimo umunya mikrofone. Nanga kwita ndasa kuri Kiramani kugira ngo ubukwe butaza kugenda nabi. Nanga kugira icyo nkuvuga wowe Daddy kuko ndabyibuka naranagushimiye. Ndavuga Daddy waradufasha nagushimira gase mu biki. Ariko nta rukundo mugira bro. Kiramani buriya wanyice content. Nguko aho byahereye maze Mitsutsu aratinyuka aravuga ati Kiramani nta rukundo gira ati kandi kinini nawe wanyiciye content. Nyamara wibuke ko Mitsutsu ni wa muntu wagiraga views mu gihe cyashize, ariko ubu ngubu urebye kuri platform ze usanga nta views akigira. Aho urebera kuri channel yitwa Mitsutsu Comedy idatinya gukubita 2,000 cyangwa 3,000 bya views ku muntu wakubitaga 100,000. Nyuma yaho Mitsutsu agiye kuri kamera akitereka akavuga Kiramani kuriya, Kiramani nawe yaje avuga gutya afite agahinda kenshi, yewe byanamubabaje nk'umubyeyi, nk'umuntu wazamuye Mitsutsu akamugeza kuri rura rwego, akaba atangiye kumubwira ngo yamwiciye content ngo niwe umusize hasi. Nyamara ntabwo dutinya kuvuga ko Mitsutsu ari we wirangije mwibura rye rya views. Wambabaje mu Sha mwana uzababara umva mubwire inshuti ya telefone ndakwandikira kwese mwana wanjye nimba nirakubabaje it's okay umbabaje nisanga ndafite umutembabazi ngusaye imbabazi ca bugufi aho yadubasi twubane nimba utaha agaciro ibyiza nakugejejeho sibyo wifata akantu gato ubona ubundi akariye ubirengagiza ibyiza nakugejejeho cyangwa ibyiza twageranye kuko nakubwiye muri message wisomesha aho ngaho mbona ari kumwe ndabiguza nawe umbabarire nzongera yaguye no kukubaza kwawe nanjye nzongera kubaza kwawe genda wibereho upavuze ngo tukumariye genda wibere ugere cyuma natwe dusigaye twimeriye neza ntizongera guhura nawe nk'ubabaza kana umbabaza. Burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ugaburira uhaze bararwana. Ariko nimba yakuzara afata agahita nkwita boro nyine yanjye nawe turi kumwe turi gukinana umva kanshira imbere ya main wa muntu nyine abantu baba bashaka baje kureba cyane akanyanshira imbere yiwe abantu bakandeba cyane akamuta n'utuntu tuza gutuma bankunda icyo ni cyo kigushima. Yego kuko ni benshi bakinanye nawe kandi batari ku rwego twe turiho nose kuki ibyo bintu wicara kumva nyine ni for granted nyuko ibintu nyine ugomba guca amazi ngo nuko ngo nanjye yamemanga nanjye ngamukina no si ibintu wowe ufata nk'ibyo ari ukwiye. Never na rimwe kandi yewe noneho ubu byemera niyo utanamumbaza ngomba kugaruka nka mu icyo cyubahiro cyiwe Nyakso icyo cyubahiro arakigomba. Kuko mana ire ni wa muntu niyo nabadevu barabizi niyo namaga mfite shoot akamamagara ngo dushutinga nahitaga amagarira shoot yanjye takubaho kuri umusare iyi shoot mwe kujya gushutinga iyo atabawe iyo atangira uyu nguyu ntabwo tuba turi no kuyikora ngo tuba turi no kuyitekereza nihagare tuzayikora ejo
baze njye kwitaba boss wanjye. ntabwo cyamwita boss. Ni boss wanjye. Wow. Irene ndamwubaha kuri wawe wenyine udashobora kubyumva. Je mufata nk'umubyeyi wanjye nyine muri uru ruganda. Yego. ntawe senga Imana gusa iki cyo muzi kucyumva neza. Uyu Kiramani ntabwo yagize amafaranga gusa, narakoze namuhaga nuza zanjye icyo yaranyeneyeho niyo amafaranga nintakimuha ntabwo amafaranga nzagira ibyo nawe kandi ntabwo azama y'ubusa, ntabwo yamaga amafaranga y'ubusa. Iyo namuguzaga amafaranga yarayamaga akayankata, ntabwo namukoreraga kubona. Icyo ngicyo nizere ko Kira no gukurikirana kino kiganiro icyo ngicyo kibivutse. Hari mugenzi wawe watakaje imbaraga nyinshi zo kugira ngo gusapotinge ugere iyo ugiye, ariko wamara kuhagera ukamureba nk'ikimbwi haze, ukamureba nk'aho wagera ngo koko yego yarakwishyuraga ngo nawe wabaga wakoze, ariko Shamitsu ni ukuri kw'Imana ni wisubireho. Ndagukunda ngewe, nanjye ndagukunda Mitsu, ariko Mitsu mbabarira basi nk'umuntu nkunda, uzasabe Kiramani imbabazi nyuma ya ibaze kugira ngo Kiramani arenzeho noneho agaruka gusaba imbabazi. Oya sha bya Kiramani akunda amahoro. ngayo nguko bamwe na bamwe icyo bari kugenda banenga Mitsutsu bamubwira ati ntiwagakwiye kubwira ari amagambo Kiramani wakuzamuye akaguhindurira izina akakugira uwo uri we aka kanya. Ese Mitsutsu araza gusubiza ubwenge inyuma asaba imbabazi? Ese nk'uko Daddy Kiramani yabivuze koko nagazongera gukorana na Mitsutsu?